icyo gihe nakoreraga urugo rukize cyane ngakora nk'umuzamu. Imyaka irenga 30 irashize ubu. Nari nshinzwe gufungurira imodoka. Buri uko boss yabaga agiye mu kazi naramuramutsaga mu gitondo ariko akanyihorera. Yanataha n'ubundi avuye mu kazi maze kumufungurira nkamubwira nti boss mwiriwe, akandeba gusa akanyihorera. Namaze igihe kinini ntarasobanukirwa imiterere y'abakire. Numvaga nubwo waba ukize bingana iki utageraho umuntu ashobora kugusuhuza ukamwihorera ngo nuko mutari mu rwego rumwe. Byongeye kandi umuntu nkingurira buri gitondo na nimugoroba, umuntu ncungira umutekano w'urugo rwe, numvaga nanjye maze kuba umwe mu bagize umuryango we. Umuryango nakoreraga wari ufite inzu nini cyane ndetse akenshi na kenshi bakundaga kugira ibirori mu rugo, bagateka amoko y'ibiryo atandukanye, ibiryo byinshi bigasigara. Byamenwaga byarutaga kure cyane byabaga byariwe. Nge nubwo nakoraga mu bakire, umuryango wanjye wo wari ukennye. Nakoraga akazi mpembwa ku kwezi. Umugore wanjye we nta kazi yagiraga ndetse n'abana banjye icyo gihe bari bakiri bato cyane. Nafataga bimwe mu biryo byabaga byasigaye nkajijisha nkasa nk'ugiye kubimena muri puberi, nkabishyira mu isashe ku mugoroba akazi karangiye nkaza kubicyura akaba ari byo nge n'umuryango wanjye turarira. Nagumye muri ubwo buzima kugeza umunsi umwe ubwo boss yansanze aho bamenaga imyanda ndimo ntoranyamo ibiryo bishobora kuba bikiri bizima, ariko boss we ntiyarazi icyo ndi gukora muri iyo puberi. Twahuje amaso arandeba aranyihorera, ntiyagira icyo ambaza nanjye sinagira icyo mubwira. Nkomeza kwijijisha koko nkaho ngiye kumena imyanda. Nyuma y'umunsi umwe ibyo bibaye, buri uko nabaga ngiye kumena imyanda n'ubundi nk'ibisanzwe, nasangaga isashi iteretsemo ibiryo bisukuye, akaba ari byo mfata nkabijyana iwanjye tukabirya nge n'umuryango wanjye. Kuva ubwo natangiye kujya mbihasanga buri munsi, gusa nari ntaramenya umuntu ubihashyira. Nakomeje kujya nibaza nti ibi biryo ko ntangiye kujya mbisanga aha mu gikoni nyuma y'uko boss ansanze muri puberi, yaba ari we ubihashyira? Ikindi nanone se ko nubwo yansanze muri puberi atamenye icyo nakoragamo, ibi biryo yabihashyirira iki? Nanone se kandi umuntu nsuhuza buri gitondo na nijoro akanyihorera, umuntu udashobora kunyikiriza mubwiye nti mwaramutse, umuntu udashobora kunyikiriza mubwiye nti ijoro ryiza, ko mba ntamwifuriza inabi, umuntu nkingurira buri gitondo na nimugoroba, umuntu utamvugisha ni gute yatinyuka kumpa ibyo kurya? Maze kumva icyo kibazo gisa nkaho kigiye kunsaza, nahisemo kutongera kugitekerezaho ukundi. Nkajya mfata ibiryo gusa nkitahira nge n'umuryango wanjye tukarya. Abana banjye batangiye kuzana kabiri, umururumba n'inzara nabyo birashira. Ndibuka umunsi umwe wabaye muremure mu buzima bwanjye, inkuru amatwi yanjye yanze kumva, umutima nawo ukananirwa kwizera ibyo amaso yabonaga. Nukumva data buja yaguye mu mpanuka. Twararize turihanagura, n'ubundi nkomeza gukorera rwa rugo nakoreraga, ariko noneho kuva uwo munsi na nyuma yawo nta biryo nongeye kujya nsanga mu gikoni. Najyaga kureba ko nta waba wahashyize ibiryo nk'uko n'ubundi nari maze kubimenyera, ariko simbibone. Natangiye kugorwa nanone no kubona ibyo kurya bihagije umuryango wanjye. Umunsi umwe mbona bimaze kunyobera neza nibwo negereye mabuja, musaba ko niba bishoboka bagira icyo bongera ku mushahara wanjye. Mabuja nawe wari ugifite agahinda, ambaza ikibazo cyangoye kukibonera igisubizo. Mabuja yagize ati, igihe umutware wanjye yari atarapfa ntiwigeze na rimwe usaba ko tukongeza umushahara, none ubu ubonye maze gupfakara ibibazo bimbanye uruhuri ngo ninkongeza amafaranga. Natangiye kurya indimi nshakisha impamvu zinyuranye, ariko nyuma naje kumubwiza ukuri. Mubwira iby'ibiryo nasangaga mu gikoni buri gihe byatumaga ntahangayikira umushahara. Nawe ati, ibyo biryo se byaba byarahagaze nyuma y'uko umugabo wanjye yitabye Imana? Nanjye nti, uwo munsi yitaba Imana nta biryo nongeye kujya mbona. Mabuja wari ugifite umutima wuzuye intimba yarushijeho kurira. Mbonye akomeje kubabara ndamubwira nti, nta kibazo iby'umushahara reka tubyihorere. Gusa ubwo nibwo namenye ko bya biryo nari ntaramenya aho biva ari boss wabaga wabingeneye. Mabuja nawe ati, warubaye umuntu wa 70 umugabo wanjye yahaga ibyo kurya. Nyuma y'icyo kiganiro nagiranye na mabuja, umwana wa boss yatangiye kujya tuzanira ibyo kurya, noneho ntabimpengewe ubwanjye ahubwo akabizana iwanjye mu rugo. Buri gihe nkamushimira, ariko n'ubundi nawe ntanyikirize nk'uko ise yabikoraga. Umugoroba umwe umwana wa boss atuzaniye ibyo kurya, naramushimiye n'ubundi ntiyikiriza. Nari ngezaho noneho numva bimaze kuntera umujinya gusuhuza abantu batakwikiriza kandi mubana wabashimira bakakwihorera. Noneho ndasakuza cyane nti, urakoze. Ako kanya maze gusakuza cyane mushimira, wa musore noneho yarakebutse arambwira ati,
unyihanganire nanjye meze nk'uko data yari ameze, twese dufite ikibazo cy'amatwi, iyo utavuze cyane ntitwumva. Iyo nkuru yambereye nshya, naratunguwe cyane, ntangira kwibuka amagambo atari meza natekereje kuri bosi ubwo nabaga musuhuje ntanyikirize, ngatekereza ko ari ubwirasi bw'abakire. Inama y'umunsi: ushobora kumara igihe ubana n'umuntu wibwira ko umuzi nyamara utarigeze umumenya. Buriya ibyo ubona ku muntu n'ibyo aba yashatse kukwereka, naho ibyo adashaka kumenya arabiguhisha. Ni kenshi cyane twihutira kuvuga no gucira abantu imanza, tukabatekerezaho byinshi bitandukanye bihabanye n'ukuri kw'ibyo bari gucamo, kuko twirukankira kubara inkuru dufiteho amakuru adahagije. Ntukihutire gucira mugenzi wawe urubanza, kuko umunsi umwe ushobora kwisanga mu nkweto z'uwo wasekaga ko agenda atambitse ibirenge.